ibihe byiza kuri ukomeje kudukurikira, ni igitekerezo cyiza kuba wahisemo kudukurikira. Reka rero nkushimire nkubwire ko impamvu nje ntya mu buryo budasanzwe ari inkuru idasanzwe yisanganya nje kukugezaho, inkuru iteye agahinda, inkuru ibabaje nyuma y'ibintu byinshi inzego z'umutekano ziba zarigishije. Birasa nkaho hari abatabyumva. Ndabivugira iki? Ndabivugira ko ubu tuvugana kuri uyu wa gatanu ku itariki 21 y'ukwezi kwa 2025 ikamyo yagonze bisi itwara abanyeshuri. Bamwe cyangwa se abenshi mu bari bari muri iyo bisi bakabihuriramo n'ibibazo bikomeye cyane. Ikamyo yo mu bwoko bwa Fuso yagongeye mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi. Bisi nto yiteguraga kujyana abana ku ishuri mu gitondo cyo kuri wa 21 Gashyantare 2025. Umva nawe, abana bato bari muri bisi ndetse bategereje bagenzi babo, imodoka iparitse, Fuso nini ikaza ikabagonga. Iyi kamyo yavaga mu cyerekezo cya Muhanga, birumvikana kuko Muhanga yigiranye na Kamonyi, abahagenda barabizi. Yavaga mu cyerekezo cya Muhanga ijya mu mujyi wa Kigali, ikaba yari itwaye imbaho. Iyi kamyo rero yakoze impanuka, urabyumva ko yari itwaye imbaho iri kuva Muhanga yerekeza Kigali. Yarenze uruhande rwayo rero isanga iyi bisi ihagaze ku cyapa giherereye mu kagari ka Sheri. Abagenda muhanda wa Kigali Muhanga barahazi, aho yashyiragamo abanyeshuri irayikubita yirenza umuhanda. Byumvikane neza, minibus itwara abanyeshuri, muratuzi du school bus, yari ihagaze ku ruhande iri gushyiramo abanyeshuri inategereje abandi. Ikamyo yo ita icyerekezo cyayo iraza irayigonga. Umuturage witwa Iraguha Prudence waruri ahabera impanuka yagize ati uburyo impanuka yabaye buratangaje, kubera ko umushoferi utwara imodoka itwara abanyeshuri yaramaze gushyiramo abanyeshuri 13 harimo arabicaza neza, nyine birumvikana. Nibwo rero ngiyi kamyo yavuye ruguru mu ruhande rwayo mu mukono wayo, maze iraza igonga iyo modoka hitirenza umuhanda. Murayibona mu mafoto ko yayirengeje umuhanda, nyine yayigonze cyane ku buryo yahise irenza umuhanda. Iraguha yasobanuye ko uyu mushoferi yari afite mu ikamyo amacupa y'inzoga zo mu bwoko bwa rikeri, ibi mwita ibyuma. Igihamya cy'uko rero yari atwaye iyi modoka yasinze. Bavuga ko rero hari ibyuma nyine yari afite, yari yanyweye, harimo ibicupa byari byashizemo inzoga bigera kuri 4 kuri 5 ndetse n'ibindi 4 byari bisigaye yari ataranywa. Byumvikane neza ko yari yasinze ndetse ahubwo atarafite na gahunda yo guhagarika kunywa, kuko hari n'ibindi byuma byari bimuteretse imbere. Nimvuga ibyuma wumve za nzoga banywa, byari bimuteretse imbere, yari ategereje n'ubundi kuza kunywa. Bagira ubwira Lorien usanzwe ukorera hafi y'aho impanuka yabereyewe yasobanuriye bagenzi bacu ko imbangukira gutabara 3 zahise zihagera zitwara abakomeretse kugira ngo bitabweho n'abaganga. Yagize ati imbangukira gutabara zirenga 3 zahise zihagera, aho zatwaye abanyeshuri bakomeretse ndetse n'umushoferi wari uyitwaye bahita bajyanwa kwa muganga. Umuvugizi rero w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda yitwa SP Emmanuel Kayigi yatangarije bagenzi bacu bari ahabereye iyo mpanuka ko yabaye mu masaha y'isa 12:30 za mu gitondo. Birumvikana ari hakiri kare, kandi kubw'amahirwe nta witabye Imana, ariko hari n'abakomeretse cyane. Rero yasobanuye ko abari muri iyi bisi bakomeretse, barimo 3 bakomeretse cyane, bajyanwa mu bitaro bya Remera Rukoma no muri CHK. Ati kubw'amahirwe nta witabye Imana, ariko harimo abakomeretse bikomeye bagera kuri 3. SP Kayigi yasobanuye ko impanuka yaturutse ku businzi bw'umushoferi w'ikamyo, kuko nyuma yo kumupima ibisindisha byagaragaye ko mu maraso ye hari harimo ibiri ku gipimo cya dogere 400 zose, kiri hejuru cyane, kuko ikiringaniye nibura kiba kiri munsi ya 80. Niba igipimo gisanzwe ari 80, we umushoferi w'ikamyo wateje impanuka we yari ari kuri 800. Ati cyateye impanuka ni ukugenda nabi mu muhanda biturutse ku businzi, kuko umushoferi wari utwaye iyo modoka ya Fuso yari ipakiye imbaho, aho agera agata umuhanda akajya mu kindi gisate, n'ibyo yanyoye ni umunaniro ni byinshi. Ibyo rero nibyo Kayigi yageragezaga gusobanura. SP Kayigi yasabye abakoresha umuhanda kwirinda amakosa nk'ayakozwe n'umushoferi w'ikamyo, bakibuka ko atari bo bonyine bakoresha umuhanda. Yanasabye abantu kujya
bamenya ko umutekano uri mu nshingano zabo, bagatanga amakuru ku rwego cyangwa se mu rwego rwo gukumira ibyago. Umushoferi rero wari utwaye ikamyo ya Fuso ubu we nta kibazo kinini yagize, afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Runda mu karere ka Kamonyi mu gihe agikurikiranwa. Reka twumve rero umuvugizi wa polisi ishami ryo mu muhanda yitwa SP Emmanuel Kayigi, twumva ubutumwa atanga nyuma y'iyi mpanuka. Imodoka ya Fuso yaturukaga Muhanga yerekeza i Kigali ipakiye imbaho, yataye umuhanda rero cy'umukono wayo, umushoferi yagenderagamo agonga imodoka ya minibisi ayisanze mu cyapa aho yashyiragamo abana b'abanyeshuri bazindukaga bajya kwiga ku ishuri rya Elite riri Igihinga hariya muri Kamonyi. Hakomeretsemo abantu 18 barimo abanyeshuri 16, umushoferi wari utwaye minibisi n'umwarimu uherekeza abana. Nta witabye Imana muri bo, hakomeretsemo 5 mu buryo bukomeye n'abandi 13 bakomereka byoroheje. Abakomeretse bajyanwe mu bitaro bya Remera Rukoma, abandi bajyanwa mu bitaro bya CHK, bari gukurikiranwa, bari kwitabwaho n'abaganga. Ku kijyanye no kuba uyu mushoferi yaranyweye ibisindisha, ashimangira ko yari yanyweye ibisindisha ndetse akanaboneraho kwihanangiriza abatwara ibinyabiziga, ngo naho umushoferi uzakora impanuka muri ubu buryo wagomba guhanwa mu buryo bwihariye. Yego, byagaragaye ko umushoferi yari yanyoye ibisindisha, yarahagurutse hariya ku karere ka Kamonyi, ari mu muhanda atarahura n'abapolisi, ariko ingamba nta zindi bisanzwe, ni ugukumira, ni ukumenya ko abantu ubwabo kumva ko umuntu agiye gutwara imodoka ubwe wenyine, akumva yanyoye ku bisindisha, agatinyuka, agahirahira, agakandagira kuri vora, agafata urufunguzo. Ibi ntabwo byakagombye nubwo bikwiye, nk'uko dukunda kubigarukaho muri iki gihe tugezemo. Buri muntu wese azi uruhare rwe mu gukumira impanuka, ariko noneho uwo muntu wanyoye ibisindisha kugera ku kigero nk'icyo nguyu yagezeho, umuntu wakibaza mu gitondo saa 12 uwo muntu yazirayemo, byanze bikunze afite abo basangiraga, noneho ahagurutse mu bantu, kuko ntabwo ajya kwicara mu modoka atavuye mu bantu, bakamureba bakarebera, yamara gukora impanuka nk'iyi ngiyi ugasanga abantu baravuga bati twari twamubujije cyangwa se twabibonaga. Ni byiza ko tutangira tukamenya ko gukumira ntabwo ari ukuvuga ngo nibimara kuba ndabivuga, oya, ahubwo ni ugutanga amakuru ibyo bintu bitaraba. Ahantu hose haba hari polisi, umuntu agahamagara umupolisi akamubwira ati hari umuntu mbona wanyoye ibisindisha, twamubujije aranze, agiye kujya mu modoka, nimutabare dore imodoka iri aha n'aha. Ikindi ni uko umushoferi uwo ari we wese utwaye imodoka z'abagenzi, utwaye imodoka muri rusange, izi modoka ziba ziri mu mirimo zipakiye imizigo, nta n'umwe ugomba gukoreshwa kumva ko agomba gukoreshwa n'ibiyobyabwenge, kumva ko niba ugiye gutwara abantu. Turacyabona abantu mu gitondo bavuga ngo ni indarane, ngo ntabwo ngo ari zo nyaka kanya. Iyo myumvire, iyo myitwarire niyo iteza impanuka, ntabwo rero bikwiye. Buri muntu wese yumve ko umutekano wo mu muhanda ari uruhare rwe, yumve ko ari inshingano za buri muntu, ntakagira umuntu uvuga ngo birareba inzego z'umutekano, ugiye ntabwo bindeba. Ni ubufatanye, ariko nibutsa cyane ko abantu nk'aba ngaba baba bafashwe mu buryo nk'ubu, baba bakoze impanuka nk'izi ngizi, zajya bahanwa mu buryo buri serious kugira ngo banabyumve, banabimenye. Ntabwo bikwiye, ntabwo ibi bintu ari byo. Ni ugukina n'ubuzima. Niba umuntu ataba ari ubuzima bwe, ariko ntabwo akwiriye no gukina n'ubuzima bw'abanyarwanda, ntabwo akwiriye gukina n'ubuzima bw'abandi bakoresha umuhanda.
we niba atikunze agomba guha agaciro abandi bahurira mu muhanda. Aha, ngibyo nguko rero, ngibyo ibyo polisi itangaza. Baragira inama ko abakoresha umuhanda bagomba kwitonda, bakamenya ko atari bakoresha umuhanda bonyine, ikindi kwirinda gutwara ikinyabiziga wanyoye, wasinze. Murabyumva ko ni saa 12 n'igice za mu gitondo, umushoferi atwaye ikamyo, ari mu muhanda unyuramo abantu benshi, yakoze bya bindi urubyiruko rw'iki gihe rwita kwikora, yanyweye ibyuma byinshi ku rwego rukabije, aracyanywa n'ibindi kandi still aracyatwaye n'umuhanda. Birumvikana hari mu masaha y'igitondo, umushoferi yagize kuba yarananiwe, hagira kuba yari yanyweye ibiyobyabwenge, arangije agatwara ikinyabiziga. Amahirwe rero ni ugushimira Imana ko nibura nta waguye muri impanuka, ariko ubwo abashoferi bose, abakoresha umuhanda muri rusange, baba abagenda n'amaguru, dukomeze kubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse n'inama tugirwa n'inzego zitandukanye, by'umwihariko inzego za polisi nyine, by'umwihariko ishami ryo mu muhanda, nk'uko SP Kayigi amaze kubigarukaho nyuma y'iyi mpanuka. Reka mbashimire rero, babwire ni mukomeze kugira ibihe byiza. Abari bafite abana bakomerekeye muri impanuka bakomeze kwihangana, abasenga nyine munasengera bakomeretse kugira ngo baze kuvurwa bakire, ntihagire uza kugwa cyangwa se nyuma yo gukomereka bihambaye ntihagire witaba Imana nyuma y'iyi mpanuka. Mugire ibihe byiza rero, munakore subscribe kugira inkuru nziza zigezweho ngenze bagezaho 5 kuri 5. Naho butaha.